umuti w'ibishishi byo mu maso. Kitasinil ni umuti nanone witwa benzoyl peroxide. Uyu ni umuti w'amavuta ukoreshwa mu kuvura ibiheri biza ku ruhu cyane cyane mu maso. Reka dutangire ikiganiro tumenya uko uyu muti ukoreshwa. Uyu muti ukoreshwa mu gusiga aharwaye mu gihe umaze kuhakaraba kandi wahumukije neza. Uyu muti uwusiga usigiriza nk'usiga pomade isanzwe ku mvune, ku buryo iyo umaze kuwisiga ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Uyu muti uwisiga 2 ku munsi, buri munsi cyangwa rimwe mu minsi 2 bitewe n'ingano y'ibishishi cyangwa uko muganga yakubwiye. Reka dukomeze ikiganiro tumenya icyo uyu muti uvura. Uyu muti ukoreshwa mu kuvura ibiheri cyane cyane biza mu maso bizwi nk'ibishishi. Mu gukora kwawo uyu muti wica mikorobe zituma habaho kubyimba aribyo bizana uduheri. Uyu muti uwukoresha nyuma yo gusuzumwa n'inzobere mu ndwara z'uruhu akawukwandikira, bityo ntiwemerewe kuwugura udafite urupapuro rwa muganga rubikwemerera. Reka dukomeze ikiganiro tumenya ingaruka zishobora guterwa n'uyu muti w'ibishishi. Nk'umuti usigwa ku ruhu ushobora kugutera uburyaryate no kwishimagura. Ushobora kandi kuzana amabara aho usiga uwo muti, niyo mpamvu kuwukoresha utawandikiwe na muganga ari bibi cyane. Igihe cyose ubonye impinduka utari witeze usabwa kuwuhagarika, ahubwo ukabimenyesha umuganga wawukwandikiye. Ingaruka tumaze kubabwira ntabwo ari zose ushobora guhura nazo, bityo uramutse ukeneye gusobanukirwa byinshi ukwiye kubaza muganga w'uruhu cyangwa umuhanga ku by'imiti ukuri hafi. Reka dukomeze ikiganiro tumenya ibintu ukwiye kuzirikana kuri uyu muti w'ibishishi. Mu gihe uri kwisiga uyu muti ntiwemerewe kwisiga andi mavuta ayo ari yo yose usanzwe wisiga. Abari n'abategarugori by'umwihariko umugore wonsa ntiyemerewe kuwisiga ku mabere kugira ngo umwana ataza kuwonka mu mashereka. Mu gihe uyu muti wawisize ugomba kurinda uruhu rwawe imirasire y'izuba. Irinde gukoza uyu muti mu maso, mu kanwa, mu mazuru, ku gitsina, ku gisebe n'ahandi hose hari ububobere bw'umubiri wawe. Ibi tuvuze ntibigaragaza ibyo ugomba kwitondera byose kuri uyu muti, ariko ku kindi kibazo cyose wagira ugomba kubaza muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti ukwegereye. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane.
bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.